Mugomba kumenya bavuze ko ndi professeur aba ari umuntu wigisha, ndi teacher muramuzi ariko nkaba ndi teacher utigisha mu mashuri abanza, utigisha yisumbuye, ngiye nigisha muri kaminuza muri university niko bayita, aho Dorcas agomba guhita kuri kizaza. Buriya Dorcas agomba kuza muri kaminuza kuko arangije hano ku Nkubi mu mashuri yisumbuye, murabyumva. Buriya nkeka ko ashobora kuzaza iwanjye nkamwigisha kuko ibyo yize birahura n'ibyo ngewe nanjye nigisha, nanjye nibyo nigisha. Urumva Dorcas buriya dushobora kuba tuzabona na vuba, tuzamuha ikaze. Uyu munsi twavuze ko witwa iki, wawituhe Umuganura, sibyo? Kuganura biva ku nshinga kuganura, ukaganura, umuntu akubwira ngo nkuganuze, sibyo? Iyo umuntu akubwiye ngo nkuganuze rero aba ashaka kugira ngo agusangize ku byiza afite. Nkuganure, nkuganuze. Ubundi hari umukino bita umuco nta gihugu kitagira umuco. Umuco rero bikavuga uko abantu babayeho, uko batekereza, uko bavuga, uko bambara, sibyo? Iyo uvuye hano ukareba abarundi, burya ko bose dusa nkaho tugira aho duhurira. Muzi ko n'ikirundi burya ururimi rw'ikirundi mwumvishe ko uyu murundi avuze uramwumva, ntago tumwumva. Buriya nicyo gituma tusa nkaho tugira aho duhurira, kubera yuko ikinyarwanda n'ikirundi bisa nkaho ari ururimi rumwe rufite rutandukanye ku tuntu duke cyane. Burya rero ni imitekerereze, imigirire. Ariko uyu manutse wamusakanya hano wabonye yuko abagore baho baba bambaye ibitenge bimeze nk'ibi by'abacu, abagabo baho batwambara kimwe. Akenshi ubona ko dufite aho duhuriye. Ariko wajya i Bugande, uko ugenda uzamuka ukagera i Bugande usanga Abagande ikigande ntabwo tucyumva twebwe, bivuga yuko n'umuco wabo tutawumva. Ubwo rero ukomeje ukajya ni Burayi n'ahandi baba bafite imitekerereze n'imigirire itandukanye. Natwe rero abakurambere bacu bari bafite uburyo babayeho, cyane cyane bakagira ibintu bikomeye. Buri munsi bajya bavuga ko buri munsi atari ku cyumweru. Buri munsi ntabwo duhora mu byishimo. Byabaga ari mu byishimo bakaba bafite ukuntu bitwara, byaba ari mu byiza bakaba bafite uko bitwara, no mu bibi bakaba bafite uko bari bubyitwaremo. Natwe murabizi, ejo bundi muzi ko mu burengerazuba habaye ibiza by'imvura nyinshi byica abantu, sibyo? Iyo wapfushije umuntu uraseka? Aha, iyo wapfushije umuntu urababara. Ubwo urumva rero no mu Rwanda babaga bafite uko babayeho gutyo, kandi akaba ari ibintu biri kuri gahunda, biteye kuri gahunda bavuga ngo ubu twagize ibyago turi bubabare, ubu turishimye turi bumenye uko twitwara. Burya abakurambere bacu barabahanga cyane, sinzi niba natwe ubu turi abahanga, ariko burya bari bafite uburyo babayeho. Noneho bakagira ubwo rero mu bijyanye
n'icyo bita umuganura, bagiraga gahunda bitaga inzira. Inzira ni nk'urugendo, ubwo abanyarwanda iyi gahunda niba habaye ikibazo mwese mukagenda mu nzira imwe mukagendana, bamwe ntibishime ngo abandi bababare abandi batababaye. Ubu rero iyo byabaga bigeze muri uku kwa munani rero sasa, sibyo, muri uku kwa munani, ukwa munani kurangwa n'iki? Izuba, sibyo? Izuba riba ryavuye, ariko bikabanzirizwa nuko abahinze imyaka yabaga imaze kwera, barasaruye, barahunitse, iri mu bigega. Ubwo urumva rero, ubundi iyo wabonye ibyo urya ukaba wejeje neza, ushimira nde? Ushimira nde? Ushimira nde? Imana. Ushimira Imana. Mwongere muyihe amashyi Imana, burya iduha byinshi. Kera rero abanyarwanda bacu burya Imana ntabwo bari, iyi Mana twe tuvuga ntibari bayizi cyane. Burya umuntu wari ukomeye cyane icyo gihe yari umwami. Umwami uyobora u Rwanda yari ku rwego rumeze nk'aho ari Imana nawe, ku buryo iyo babaga abanyarwanda bamaze kweza, baragendaga uwo muntu ukomeye bakamushyira ku byo bejeje, sibyo? Bakamugira bati nawe turaguhaye, niwe watumye tugera ku byo twejeje, waduhaye imbuto, waradufashije, none tugiye kuguha. Urabyumva? Ariko muri iki gihe mureza mukabigenza mute? Mugashimira Imana, murayihase. Ubu mureza mukimirira ntawe muha, sibyo? Ubu rero byaba babyitaga inzira y'umuganura. Icyo gihe byabaga ari igihe cyo kugira ngo bajye gushimira umwami. Ariko nyuma yo gushimira umwami, akagenda bakavuga umutsima, bari kumwe n'umwamikazi n'uwo bitaga umuganuza n'umugabe. Ubwo umugabe n'umugabekazi, ubwo barangiza bakajya ku mutsima bakananywa n'umwami ahari, noneho abagabo bakivuga, abejeje bakabigaragaza, bakabimurika. Ariko hagati aho bakajya no mu rugo iwabo. Umutware w'umuryango, iwanyu umutware w'umuryango ninde? Ashobora kuba ari papa cyangwa ari mama bitewe n'uhari, sibyo? Ariko hari igihe usanga abatware, ngira ngo abatware barabuze cyangwa babaye benshi. Bavuze ngo umugore yabaye umutware n'umugabo yabaye umutware, ngira ngo abatware barabura. Ariko buri gihe haba hari umutware mu rugo, bivuga yuko ari we. Icyo gihe uvuga uti twarejeje, twicare hanyuma dusangire. Murabyumva? Ikibazo rero cyabaye, u Rwanda buriya twigeze kugira ibyago. Ibyo bintu byiza byo gushimira uwaguhaye, nk'uko mwavuze ko dushimira Imana, waduhaye byiza, waduhaye amata, akaduha korora, tugahinga tukeza, yabaga ari umwami. Icyo gihe byari byaratangiye kuva ku mwami wa mbere, mujya mumwumva, umwami w'u Rwanda yitwaga Gihanga, sibyo? Cyahanze inka n'ingoma, niwe wahanze u Rwanda. Bigera ku mwami witwaga Ndahiro Cyamatare, bigeze aho, muzi yuko buriya abiga amateka, u Rwanda rwageze aho, burya bwo twavuga ngo ruratera ntiruterwa, ariko burya u Rwanda rwigeze kuza rufatwa n'abanyamahanga. Abanyamahanga baraza baradutera, u Rwanda bararutwara. Nyuma ya Ndahiro Cyamatare, hanyuma icyo gihe twaje kugira uwatugaruje, ari we Ruganzu Ndori. Umwami witwa Ruganzu Ndori yaraje azana n'ingoma bari barayidutwaye yacu, azana Karinga, ariko agarura noneho na ya mico myiza twari dufite, cyane cyane yuko buri ishingiye uko twicaye ahangaha dutegereje yuko turi busome kuri aya marwa. Ariko buriya iyo abantu batasangiye, iyo batagize ibyago ngo babisangire, batagize ibyiza ngo babisangire, burya ntaho baba bahuriye. Icyo rero nicyo cyagaruye ubumwe mu banyarwanda, hagaruka uyu muhango turimo kuvuga, uyu muhango ukomeye w'umuganura, wo kuganura arawugarura.
hanyuma rero ikibazo nanone kirongera kiraba muri iki kinyejana turangije mu ntangiriro zacyo mu 1900 hafi aho ngaho hari abantu baje b'abanyamahanga babita ngo iki abanyamahanga baje mu Rwanda babita ngo iki mujya mubumva hari umwana ubivuze ninde sha uri umuhanga we ndi mwarimu nguhaye 10 ku 10 sha uyu mwana mu mwabashi haje abakoloni baza baje kudukoloniza kwigarurira ibyacu n'ibyo twari dufite barangije bavanaho na bya byiza twari dufite igikomeye cyane rero baragiye bafata umugabo witwaga Gashamura umujya mwumva umuntu ngo yaragashize nka Gashamura uwo mugabo witwa Gashamura niwe yari mu bitaga abiru bari abanyamabanga b'umwami kuko bari nk'abantu nk'uko babageranye muri iki gihe abantu nibo bashyiragaho gahunda umwami agenderaho n'igihugu uburyo kiyobowe hanyuma bakaba bashinzwe izo bitaga inzira izo gahunda zabaye uko igihugu cyagize ibyago cyatewe umwami yatanze bakaba bari bo bafite uko bari bubiyobore ni nkuko muri iki gihe dufite abantu bakomeye inzego zikomeye nkuko dufite abadepite dufite abacamanza ziriya nzego zidushyiraho amategeko zikagiye uko igihugu kiri bugende nabo niko bari bameze hanyuma rero umwe wari ushinzwe umuganura witwa Gashamura abakoloni baramutwara bamucira bamujyana i Burundi bamujyanye i Burundi ubwo na wa muhango wacu witwa kuganura umuganura ubujyanye nawe birarangiye ku gihe cya ku ngoma ya Musinga byari mu 1925 ubwo bigenda gutyo murabizi rero ko byagiye bikomeza ubwo twari turi mu mateka ingoma zagiye zikurikiraho n'izi za repubulika bagiye bavuga ngo ibya cyami ngo ibya kera ngo nta gaciro bifite ariko uko twangaga ibyo tuvuga niko ahubwo twataye agaciro bya bindi bihuza abanyarwanda nk'uko twicaye uku kandi mu gihugu nk'uko bahuye icyo gihe ntabyo twari dufite ubwo rero bibaye byiza tugize amahirwe muri ibi bihe turimo muri ubuyobozi bwiza dufite iyi leta yacu iyobowe n'intore igira gute izigira gute bakomeje gushishoza bagenda babona ibintu byiza twari dufite mu muco twagiye dutakaza abazungu bagiye badutwara ahubwo bo bakabyigumanira nagiye kuvuga ngo abazungu ni abahanga ariko ntabwo ari abahanga cyane kuko bagiye batuvaniraho umwami batuvaniraho imigenzo myiza twari dufite ariko bo bagira bate ntitwakoronijwe n'ababirigi ababirigi muri bo badukoronije none se bo ntibafite umwami mwarabyumvise ejo bundi ngo Elizabeth ubwo twavuga yatanze ariko ntabwo ariko babivuga bose ubwo abongereza ntibafite umwami biriya bihugu byose bikomeye bifite umwami kuko buri umwami icyo gihe niwo wabaga asigasiye imibereho imigenzo myiza y'igihugu ubwo rero twebwe byaravuyeho baravanye ibyo byose urabona yuko iyi leta yacu nziza yatangiye kutugarurira iyi migenzo myiza kugira ngo twongere dusubire ku isoko tuvome ku isoko abana iyo batangiye kuvugiramo abantu bakuru ubwo niba bataye umuco umuntu mukuru nkanjye se hari umuntu umuvugiramo kirazira mukomeze mumwumve ubwo rero ni ukugira ngo dugumize wa muco wo kumva abantu bakuru bavuga tukabakurikira n'ibyo byose biragendana si byose ntuvuge papa arimo kuvuga cyangwa umuvugiremo cyangwa mama si byose murabyubahirije cyane mwongere mwiha amashyi ubwo rero ejo bundi muri 2011 hanyuma leta yacu ishishoza igaruraho umuganura ngo twongere tuganure twicare tujye tureba
umusaruro dufite. Urabyumva? Kuko muri iki gihe muzi yuko hari byinshi, duhereye no kuri icyo gihe cy'umwami, umwami yatangaga imbuto, akabaha imbuto akababwira ati nimugende muhinge, hanyuma nimumara kweza, mwamara kweza namwe mukamenya yuko mugomba kugenda mukamushimira. None se iyi leta tubyumvikaneho, nta mbuto ijya iduha? Nta mbuto mujya mubona? Nta kintu ijya ibaha? Amaye nk'ayandi. Mbega guhinga ni iki se? None se abana nimujya mu ishuri mukiga nta na minervari mwatanze ikabahembera abarimu, niba yaguhaye imbuto uba ugomba gusarura, sibyo se? Twese abicaye aha ngaha ubwo igiye duha byose, muzi yuko n'abahinzi yaduhaye nkunganire, irakunganira. Wajya kugura imbuto hariya kucuruza imbuto, leta ikakubwira ngo niba wari butanga 1000 ugura imbuto y'ibigori, ndagutangira 500. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo dufite leta iduha imbuto buri gihe. N'ubu barimo kutubwira ngo ihinga rirageze twitegure, ubu imbuto barimo kwitwoherereza. Buriya nuko bigenda, urabyumva? Iyo bareba umuntu ufite ubushobozi buke bakamuha mitiweli, buriya baba baguhaye imbuto, kuko udafite imbaraga ngo wivuze, ufite imbaraga ugira amagara ntiwahinga, nta n'ubwo wajya mu kazi. Ibyo byose duha rero nibyo twishimira. Ari n'ufite akazi kose ugafite, kubera yuko leta iba yarakoze byose kugira ngo ukajyeho. Ibyo rero ari uwahinze uri hano, sibyo? Ari uwahinze uri hano, ari uwagiye mu kazi akumva umushahara ujya kuri konte buri gihe wisukaho, ari uwikorera ubona acuruza ari muri butike akabona abantu bazana amafaranga ashyira mu mufuka, ariko wabitekereza ukagira ngo nta cyakozwe kugira ngo uwo musaruro ugezeho. Ni ibi rero twaje kwishimira, sibyo? Twaje kubyishimira. Mureke dushimire leta yacu ibyidufasha byose. Ko ndeho mubivuga murakaye, murabona ari bikeya, mwongere muyiha amashyi. Ubu rero ikaba yatubwiye ngo uyu munsi tuze kwicara aho turi mu midugudu, hanyuma tuvuge ngo nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari kacu ka Rango A yabivuze, ko umuganura w'uyu munsi ku itariki ya 4 Kanama ugomba kutubera isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kudaheranwa. Umuntu ashobora guheranwa n'iki? Twanyuze muri byinshi, twanyuze mu bintu bikomeye, guhera kuri jenoside yakorewe Abatutsi no ku bundi bibazo byinshi byagiye bibaho, ariko ntibyaduheranye. Twakomeje gutwaza, turatwaza tujya imbere, aho kugeza aho igihugu cyacu gikomeje kuba intangarugero, kimaze kumenyekana ahantu hose mu mahanga, aho abanyamahanga bose baza bavuga bati turashaka kwibera mu Rwanda. Uru Rwanda mwebwe mutuyemo ntabwo mwebwe muruzi, abazungu abaki bose babaza bavuga bati muduhe ubwenegihugu, turashaka kwibera aha ngaha, benshi cyane. Ibyo rero tukaba tubikesha yuko twanze guheranwa, turatwaza, turafatanya. Tukaba rero tugira ngo muri iki gihe twongeye tukagira ibyago, kuko ibyago ntibibura, ariko akenshi biranatwigisha. Ejo bundi tugira ibiza byatwaye abantu barenze hafi 170 n'abandi, ariko tukaba tubashimira abantu bose mu materaniro ho tusengera naho dukorera. Amuzi ko twahise duteranya inkunga, turagenda tujya kubafasha abari barokotse ibyo biza. Ibyo nabyo byerekana umuhate no gushaka gukunda igihugu. Dukunda igihugu cyacu, dukomeze tugikunde, turangwe n'umuco mwiza wo gufatanya.
aho ibyo turimo byose uko tureshya kose tukumva yuko twese turi abana b'igihugu kimwe. Aho duturuka hose, aho duhurira ahangaha, aho tuvana ahangaha, tukumva ko tubyarwa n'umugabo umwe. Umugabo utubyara muramuzi? Umugabo utubyara muramuzi? Yitwa nde? Yitwa Kanyarwanda. Ni umugabo witwa Kanyarwanda mutazi. Kanyarwanda ubwo muramumenye? Niwe utubyaye. Tukaba yaradushyize muri iki gihugu kugira ngo dusangire ibyiza, dusangire umuco wacu, dusangire ugupfa no gukira. Ugize ibyago tukamutabara, ugize n'ibyiza, yaba afite ubukwe. Muri iki gihe muzi yuko turi mu bihe byiza, iyo bigeze mu kwa munani nibwo abantu ufite amasakaramentu, ngira ngo ejo abakomejwe barakomejwe n'ababatijwe barabatijwe. Icyo gihe tukamufasha, tugahurira hamwe kugira ngo twumve ko twese turi bene Kanyarwanda. Icyo rero nicyo kiganiro nagira ngo mbagezeho. Nkakeka ko ibyo nashaka kubabwira ari ibyo ngibyo kandi bijyanye n'umuganura, tuganura ku byiza twasaruye muri iki gihe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze Profeseri w'ikiganiro kitari kigufiya kandi cyuje ubuhanga. Igihugu kidafite umuco kiracika, nk'uko bivuze, yaba uhingisha isuka, yaba uhingisha ikaramu, yaba uhingisha amafaranga, ndavuga umucuruzi, bose tugomba kwishimira umusaruro twagezeho ndetse tukawusangira twese nk'Abanyarwanda. Nagira ngo rero sabe itorero ry'umudugudu wa Mpaza naryo ryongere dususurutse. Igihugu kidafite umuco kiracika, nk'uko bivuze, yaba uhingisha isuka, yaba uhingisha ikaramu, yaba uhingisha amafaranga, ndavuga umucuruzi, bose tugomba kwishimira umusaruro twagezeho ndetse tukawusangira twese nk'Abanyarwanda. Nagira ngo rero sabe itorero ry'umudugudu wa Mpaza naryo ryongere dususurutse.
barakoze abana ntawe uvuka ngo yuzure ingobyi. Umutoza w'iri torero courage. Turakabahorana iwe shendewe shimiye twese kuzabahorana. Paul Kagame wacu turakamuhorana iwe shendewe shimiye twese kuzamuhorana. Abashyitsi bahire hano muri Maza twifatanyije namwe hano muri Maza mu minsi mikuru yacu turakabahorana iwe shendewe shimiye twese kuzabahorana. Abagitifu bacu turakabahorana iwe shendewe twishimiye twese kuzabahorana. Abashyitsi bahire hano muri Maza twifatanyije namwe hano muri Maza mu minsi mikuru yacu turakabahorana iwe shendewe shimiye twese kuzabahorana. Abashyitsi bahire hano muri Maza twifatanyije namwe hano muri Maza mu minsi mikuru yacu turakabahorana iwe shendewe twishimiye twese kuzabahorana. Umurambonera uyu munsi mukuru nzawushobora Umuganura. Imvune n'iki byose kambashyize kano kabanda hasi hano. Rya muhungu wanjye rya muhungu mwiza wanjye karame mereza ako gacumushe nikanze igishifashe nacyo kundeba cyane njyana kino kishigo mwana wanjye kijyane neza mereza kanyibi. Ubu rero ejo ni umunsi mukuru w'umuganura. Ndumva rero butinze kunkeraho kugira ngo ejo nzajye kuwizihiza pepe ugenze guki. Mwaramutse yemwe muzehe. Gusa ninde ukomanga kandi aje kunkora ku mukuza wanjye. Ukamera nkakiza hano. Amahoro. Mwiriwe. Muraho. Amahoro. Ni karibu. Aho ushyitse hasi. Abasaza n'inkangaza n'irujya rutanga. Aho twagusoma ariko usome gakeya. Ntumarire ingeso mwana wanjye. Muzehe. Aho gerageza mpereza mwana wanjye. N'urwa mbere. Ndabizi ndazungubu. None se sha. Ejo bimeze gute ko uriya munsi w'umuganura mwana wanjye. Uriya munsi w'umuganura umeze gute ntabwo uzawitabira. Umva rero wa musaza. Nje mu biganiro ntuzane uwo munsi. Nje ndajya mu munsi w'umuganura nicwe n'inzara abakire bagotomera. Mwana wanjye nta kintu cyabuze umuganura nasuko kera byahozeho. Umva rero muzehe. Umutsima urahari byose. Umva nkubwire. Umunsi w'umuganura n'uw'abantu bahaze baba bahimbye bashaka kuguhotsa ibyo bamaze iminsi barya ayo makoko muri weekend. Njyewe rero ayo magambo sinjya nyakunda, reka nigendere. Gumana n'inzoga yawe.
yewe abo ngubu ntumba ahubwo yimubwire muco batigira reka niso ashobereza n'igendera ejo nzareba ukuntu nzajya muri uriya munsi w'umuganura niko ubu nzaza nzinduka mu gitondo njya kokora ibijumba nimba njya kwivomera n'ubuniguri bajyaje twarimo twidagadura reka twari turimo twidagadura reka ubu se ngemba nyoboye kujya kuryama ntabwo nzahana uburiri buri se uturutse he babureka mwabonye ejo bundi mbikura shanda nabiteka ndanabivana umutima mwiza uyu munsi kirarya umuntu wakiruhiye do turabirya urabeshya murabirya turabiryanye ureka njye no kubiteka uyu munsi murarira sha babureka ahubwo uratwarurira nabyo harubi ejo bundi nabikoze mugira ngo noneho uyu munsi ho nabakaniye uraturisha genda sha ntarira icyo nzi ko ntacyo nabaha nabyo harubi sha reka nigende bataza kuza kunyima ku bijumba reka nanjye nigira gutera umwe batanyima reka nanjye nigira kuva batanyima ariko abayobozi nabo barasetse ubu ngo ni indanga iminsi y'imiganura ariko iminsi y'imiganura niyo abahaze reka apfe kubiranga n'ubundi haro itangazo abaturage batuye umudugudu wa Bitoki ubuyobozi bw'akagari ka Bijumba buramenyesha ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8 bafite umuganura umurenge n'uwa Bishyimbo wumvikana kwita cy'icyo ahantu umugabo aranyica ariko se madamu karame bwawe mwiza guhera igihe nagusigiye aha ngaha uri kukuburana n'ubu uracyakubura nese urabona aribyo nakoze byonyine kareka ibyo ngibyo maze kubihaga ubundi usigaye warya iki muri runo rugo niyo nkora imirimo ngutegurira ibyo urya waza iyo uzi ko wari kurya iki urabona irana birangiye ndi busubire mu murima nkayitera oya ndajya kuyitera kora ibyo ukora vuba vuba wihuta ujya gutera irana biri gira vuba vuba reka mbanze ngutegurira ibyo urya reka mbanze ngutegurira uranegura ibyo urya inkono ntabwo nzazirya genda ndaziyarura genda ndiyarurira genda bibere yihute nijye mba nabikoze ni nanjye nzi uko bivuna va mu maso se kandi kabakore bo muri no minsi mwigize reka njye kuyitera nava ntaruraramo dore ukusa abagore ngo barigeze aranyarura se ubundi yarasanzwe ngabo ndagashwinginge sha uriya muntu umugira neza umuntu ukivuga ko habaho imiganura uno munsi ndayaganura kabisa bajya bavuga ngo ntituzabishobora umva sha mwana we ntacyo nawe ntacyo nawe urajya wirukanga cyane wivugisha be utamvugisha umanderuka cyane jyayo bajya banga umuntu yazira undi nkabihakana mwese njyewe nigira handi ko wa muturanye wacu bita Miheto sibyo wowe ugiye hehe sasa abayikize kandi twamenye awe munsi y'umuganda nakuzabe unakura muno munsi gende kanigendere
wenda nimara kugira nawe ubone kuza waza tukajyana kajyana na Nyabarongo kujyana n'igendesha n'umuriki kagenda ubusa ariko samana nagusaza n'ugusahurwa usumuganura w'ejo ariko nzawutabira tu kujujuko nabona ntacana nacanje gufatwa Muzehe kuri kugenda witunganya mu nzira none ndeka mwiriwe mwana wa reka nari nkubaza uriya muganura w'ejo mwana wanjye uburyo nzawitabira uvuze iby'umuganura ahubwo ntakibuka rwose ariko ufite n'ubutumwa duhuye nagushaka ati ubutumwa mwana wa ni bwoko kisa ni ukuri rwose nyuma y'ejo tuvuye mu muganura ndashaka ko nanjye mwazaza mu rugo iwanjye rwose ejo ariko rero mwana wanjye tuzabanza tujya kwitabira uriya muganura wa rusange umva wawe rero ni umwihariko mwana wanjye ntabwo natatira umuco mwana wanjye gahunda za leta tuba tugomba kuzubahiriza rwose yewe ntacyo ndakwemereye reka mbanze ngende yego ugomba kuzaza ukazaba ari nawe unyakirira abashyitsi rwose nk'umusaza mukuru muri karitsiye abashyitsi mwana we abashyitsi bazaba baje kuko narahinze narejeje tuba tugomba kuganura ibyo twaje ntumva se umuco ntukatatira umuco gira imana n'amafaranga ngaho reka mbengeye rero ubwo tuzahurisha umugongo imvune zose zaranyishe ariko abasaza b'iyi minsi n'igikamba rwarahize reka nigendere nasanga ikijumba asize mu nkono abana bagitoye imodoka Madamu ese uriya buriya abaturage twatumiye barazara nibaze rwose tuganure bino twejeje kuko ibintu biryoha bisangiwe kabisa biryoha bisangiwe nibabanguke rwose turebe ko twagira uko twigenza sibyo bana ba ibyo rwose muze kwifatanya n'abaturage bahozeho Biriwe neza ra? Biriwe. Muraho neza miheke? Amakuru ni meza. Ese muragenzwa n'iki ko mutugendera hano masahara? Nyine twari twumvise ko mufite ibirori nkatwe nk'abaturanyi twari tuje kwifatanya namwe. Kwifatanya natwe? Abana muri kutureba nabi reka twicarire. Ese madamu kabiri kangahe urugo rwanjye ruzamo imboho nk'izi ngizi rubwizwe abasazi imboho ariko nta kundi nyine ko madamu si wa musaza twategereje kumubona yatinze kuza biteze izuba igeze nanone ndahagiranira kwa mihete mwiriwe neza amahoro nta mbabare nari ndinzeho gakeya twari twashyize ngo dukwiye gushyira rwose murakoze ko ubuje karibu murakoze cyane karibu rwose twari tugutegereje nuko yewe nta kundi uragusesesha aho murabona mute umukora ni mwiza rwose nanjye niteguye rwose kuba nawusanga ngo natamba ku kigade reka ndi umusazi ahubwo reka ngende ngihata amabondo ubundi imvura ibura agatero dore umuco ese mwakabyara mwe kera kerindi n'ubutahozeho n'abavumbi basigaye barwanira mu kibundi koko barahera inyuma muceceka twumvikana nk'uko mubizi nari nateguye umunsi w'umuganuro
kuba twasangira n'abaturage batuyemo mu midugudu. Nasabaga rero umusaza mukuru ko yahaguruka akangukira abashyitsi. Murakoze. Murakoze mwana wanjye. Rero nk'uko ndi umusaza mukuru watumiwe kwa Mihigo kugira ngo mbakire muri uru rugo murisanga. Rero twasabaga abari kambere ngo bazane uwo mutsima, bazane n'icyo kigage, hanyuma rero dusomeho kandi dushire inyota. Wewe uri kambere tebuka dore amasaha aciye ikibo, dore ko twagira mu rugo. Uyu muco waracitse. Ni kwa mugabo urambona ibintu wafite muri uru rugo rwawe bimeze bite? Nuzura n'uki ngora vuga. Ure igisigaye ibi byose ndabyanga kandi karo gashere kwa nako kuvanga. Nako kari kuvanga. None se ndagenda ntanasomye ho mwana. Uri kutatwa guhereza wa kuzana. Ngenda ntanasomye. Ya harko si problem. Reka n'icyo ntabwo naho bazanye ndambi mu rugo rwawe. Hasa ese mugabo ibi ni ibicuku. Mugabo wawe iki? Ibi byose ntabwo bibona. Utumiye abantu ngo baje ku ibi bisigaye barabikora. Barani bene wanyu urubanyi rubakora mu rugo rwawe. Wabatumiraga iki se? Batumiraga iki? Je natumiye abantu basima ntabwo natumiye ngo kandi byongeye ubwitara. Reka nkubwire. Zaramfunye ntabwo nkubwire. Sibyo urabizi ndakuba. Ariko nabishobora ntabwo nabishobora. Ntiwabishobora. Ngiye gufata kitwa kanjye kose. Watinze ahubwo watinze. Iwacu harahari datashye. Ihute. Ihute je. Genda hagiye sogokuru. Umva nisajya mama. Umugore se ni umugore ni kirabaza gupfusha ibintu byanjye nahinze bivu. Reka nze mwereke sha. Ntabwo barabitsigi. Ibintu byari byiza abaga bagenda. Dufite byinshi byo kwishimira, niyo mpamvu tuvuga ngo reka turirimbe, tubyine, dutarame, dutegure intango nk'iyi tuyirye. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, umuntu wese wicaye hano yumve n'ikaze. Ubusabane bugiye kutugeraho uko twashoboye kubutegura. Nkumva nagira ngo mbasabe buri wese insanganyamatsiko y'uyu munsi ayitahane, ayibwire uwo utageze hano. Dukomeze kubikurikirana no ku mbuga nkoranyambaga, kuri televiziyo Rwanda biraza kunyuraho, birongera bitambuke. Dukomeze twizihize umunsi mwiza w'umuganura, ariko tuzirikana insanganyamatsiko kandi dushyiraho gahunda yo gukomeza gukora kugira ngo umwaka utaha tuzabone ibyo turya birusha ibyo dufite uyu munsi. Kuko nanone turi ibyo twejeje ntidutegura imirima ngo duhinge ibyo tuzaganura umwaka utaha, cyazaba ari ikibazo. Iri zuba ntiridukange rero abasekera rwose, mukomeze mubikore, dutegure imvura igihe izagwira, dutere imbuto kugira ngo tuzabone ibyo twongera tuganure. Murakoze rero, ijambo ryanjye ryari iry'uyu munsi ni iryo. Mukomeze muryoherwe kandi mugubwe neza. Imana n'umugisha. Igihe abadutegurira icyiciro cy'ubusabane, nagira ngo sabe abantu bahagaze ko ubusabane bw'abantu bahagaze burabura ku ishuri hirya. Ari icyo kunywa, ari icyo kurya, kirakorerwa hariya kuri iriya shuri ryo hirya. Mubyemeye mwanyaruka cyangwa mukaba munaretse gatoya igihe badutaramira mukaha mu mwanya hano. Nimuze twese dutegereze araje, aduha inama zitwubaka imitima.
avuga neza arashoboye, avuga neza arashoboye. Uw'ikirenga tumushimire cyane, niwe wazanye umuganura mu Rwanda. Nimuze twese dushimire umubyeyi, avuga neza arashoboye, avuga neza arashoboye. Uw'amaso adahaga kureba, uw'imico myiza ni mahoro mu bandi. Nimuze twese dutegereze araje, aduha inama zitwubaka imitima. Avuga neza arashoboye, avuga neza arashoboye. Nshuti zanjye dushimire izo ntwari, bagenzi banjye dushimire izo ntwari. Muri maza dukenyere tuberwe, dusaba inyamibwa ziserukiye u Rwanda, ziduha umwanya dushimire izo ntwari. Zabohoye uru Rwanda rw'Abanyarwanda, zabohoye uru Rwanda rw'Abanyarwanda. Uw'amaso adahaga kureba, uw'imico myiza ni mahoro mu bandi. Nimuze mwese dutegereze araje, aduha inama zitwubaka imitima. Avuga neza arashoboye, avuga neza arashoboye. Ndasome ntango nguyu muganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango, oh some ntango, some ntango, some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, oh some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, oh some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, oh some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some ntango, oh some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango, some ntango y'umuganure wacu Rwanda. Some wacu Rwanda. Some baketse bahere mwicare mugwe neza, bayobozi bacu mwicare mugwe neza. Hano muraha bakuru bacu bashotse muraha musome ntango, bayobozi bacu musome ntango. Umutsi muraje, ubari buraje, imbuto yaje, ibishyimbo byaje, musome ntango. Bayobozi bacu amataraje, amataraje, umutima
neza bakuru bacu amata yaje bishimbe byaje myumbati yaje amarwa yaje musome intango bakuru bacu musezere gutahe tuzagaruka ubutaha bano muraha babyeyi bacu musome intango nasome intango bakuru bacu bishimbo byaje bijumba byaje imyungu yaje na dodo zaje musome intango bano muraha mwicare mugwe neza musome intango some intango y'umuganura wacu Rwanda some intango Rwanda nziza komeza imihigo ubumwe bw'abanyarwanda nibusagambe ngo byiduhetseho n'itsinzi turagushyigikiye Rwanda nziza komeza imihigo ubumwe bw'abanyarwanda nibusagambe ngo byiduhetseho n'itsinzi turagushyigikiye tuzakwitangira ubutitsa Rwanda we byiduhetseho n'itsinzi Nimukaragu
nimwicare mugwa neza dore u Rwanda ni rwiza rwa Gasabo dore u Rwanda kuri tariki ya none dore u Rwanda ni rwiza rwa Gasabo dore u Rwanda enyezu kwa munani dore u Rwanda ni rwiza rwa Gasabo dore u Rwanda dore u Rwanda ni rwiza dore u Rwanda ni rwiza rwa Gasabo dore u Rwanda usabye ni beza dore u Rwanda ni rwiza rwa Gasabo ibi bintu ni byiza dore u Rwanda ni rwiza rwa Gasabo kuri tariki ya none dore u Rwanda ni rwiza u Rwanda ni rwiza barakoze turabu atisiga nkuko nabivuze rero abana n'abahagaze barabakira hirya hariya nagira ngo sabe mushi ndetse n'umutekano w'agakombe badufashe kwakira abantu hariya hirya ndumva rero namwe mwebwe muri hano mwadufasha kugira ngo dusabane mushi n'umutekano w'agakombe ndetse n'abandi bifashisha badufasha kuyobora gahunda yo gusabana hariya hanyuma ndategura na tase moderine ize kuba hafi idusurutse ndetse inadusoreza igitaramo cyacu ari akashe DJ uretse niza ko gakombe nayo ngiye gusaba ndere ku bantu
Mazina Mukama Veneranda umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rango A. Uyu munsi tariki ya 4 ukwezi kwa Kamena bizihiza umunsi mukuru w'umuganura, kwishimira iterambere abaturage bagezeho mu kagari ka Rango A mu murenge wa Mukura, banishimira igihugu cyabagejeje muri byinshi, banishimira umusaruro bejeje. Insanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ry'ubudaheranwa, bizihiza kuri iyi nshuro. Abaturage bo muri akagari kacu bakaba bishimiye intambwe igihugu cyacu kimaze gutera imbere muri rusange, ibyo igihugu cyabagejejeho no gukomeza gusigasira ibyagezweho. Mwakoze kudusobanurira ibijyanye n'impamvu y'uyu munsi, ariko turabona abaturage hano benshi. Umusaruro hano mu murenge uno mwaka mumaze no kuganuraho uteye gute muri rusange? Murakoze cyane, nk'uko mubibona abaturage bitabiriye ari benshi, ni igisubizo kitwereka ko n'ibyo bejeje ari byinshi, kuko amaso araduha ugereranije n'uburyo umunsi wateguwe. Babonye ko ibiryo bihari, ibinyobwa bihari mu bwoko bwose byateguwe, ni ikigaragara yuko umusaruro wiyongereye uyu mwaka. Mu murenge mubereye umuyobozi, mu kagari tubereye umuyobozi, mu kagari yego, umusaruro wariyongereye kuri iyi sezo ugereranije na sezo yashize. Ibiciro biteye bite by'ibihingwa nka biriya twabonye muganura? Harimo amasaka, harimo ibitoki, harimo imboga. Bivuze ko iyo umusaruro wiyongereye n'ibiciro biragabanuka, biteye bite? Murakoze cyane. Muri rusange nubwo umusaruro wiyongereye hano iwacu mu karere dutuyemo cyangwa se mu kagari tubamo, ariko ibiciro ntabwo byiyongereye, ahubwo biri ku kigero navuga ngo kiringaniye ugereranije n'umwaka washize. Iyo usanze hano twejeje, hari igihe usanga abaturanyi batayarejeje, ugasanga n'ubundi ko turi mu gice cy'umujyi abantu benshi baza kuhahahira, niyo mpamvu usanga ibiciro biri hejuru. Usanga uyu munsi ikiro cy'ibishyimbo ni 1000, ikiro cy'amasaka ni 600, imboga zo ni ibisanzwe, cy'ibitoki ni 300, cy'amateke nacyo ni 300, imyumbati ni 350. nk'abandi bantu bari mu Rwanda batari mu kagari muyoboye, umusaruro wariyongereye. Tubabwire wenda niba hari aho bagize ibibazo nk'iby'ibiza byabayeho, murabizi ko byabaye mu kagari murimo rwose bahasukira. Yego, murakoze. Mu by'ukuri twebwe twagushije imvura nziza, yabaye ibiza twebwe ntayahageze, niyo mpamvu ubona ko n'umusaruro uhari. Haramutse haba hari amapfa, mu by'ukuri akagari tubereye umuyobozi nta mapfa ahari, ibyo kurya birahari. Uyu munsi ni umuganura mu mwaka w'2023. Mu mwaka w'2024 ni iki mushaka kuzongeraho ku muganura w'uyu munsi? Murakoze cyane. Murabona twabikoze mu rwego rw'akagari. Icyo twifuza kuzakora umwaka utaha ni uko kuri buri mudugudu hazabera ibirori nk'ibi ngibi byizihiza uwo munsi. Yego, murakoze. Nta kindi mwongeraho? Nta kindi mwakongeraho? Nta kindi. Tukaba dushimira namwe nk'itangazamakuru mwaje kudufasha kwizihiza uyu munsi kugira ngo ibyabereye hano bibe byasakara. Ndumva hari icyakwiyongera. Bano baturage barebye ku maso, ushaka kwihindukira muri kamera nta kibazo, barebe ku maso, urabasoma biki? Abaturage bacu barishimye ugereranije n'uko umunsi bawubonye.